So muraho neza ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel. So nkuko mubibona rero muri machine yanjye murabona akantu nakoze keza cyane bakita Izai Coffee menu. Nkuko mubibona na akantu keza cyane. Ushobora kumbaza se aka kantu bagakoresheje iki gakozwe mu ki? Nkuko mubibona nyine kari muri browser means ko ari website ushobora kuga hostinga everyone accessinga. So guys, akani aga project twakoze uyu munsi turi kwiga web development mu Kinyarwanda. Hano hari amasomo menshi agiye kujya ahaca. YouTube channel ni Mugisha Izai. Please guys mukore subscribe, like, share na comment. Ikindi dufite WhatsApp group dufashirizanyamo igihe uri gukodinga cyangwa uri kwiga ukagira ibyo ushaka kubaza turagufasha cyane. So guys mujoininge, mukore subscribe, mukore share, muze twitabire twige icyo bita coding. Ikiza cyabyo amasomo ari mu Kinyarwanda, tubyiga tubisobanura mu Kinyarwanda ku buryo buri muntu, ku buryo buri wese, buri munyarwanda hari hose abyumva kandi neza cyane. So guys nkuko mubibona rero naga project keza cyane kagaragaza cafe menu cyase kagaragaza ibiciro, kagaragaza buri kintu n'ibiciro byacyo. So akanaga project twakoze mu buryo bwo kwinjoying. So guys murabizi cyane, ndabizi hari abantu benshi mukunda coding, hari abantu benshi mukunda programming, hari abantu benshi mwumva mushaka gukora ibintu, kumva wakora program, kumva wakora game, kumva wakora ikintu cya solving problems in the community, just cyangwa kumva ushaka kwiga web development, ukumva ushaka kwiga coding, just come vayo twige ibintu twiga buri wese arabyumva. So guys mukore subscribe, like, share and comment. Thank you so much.